mureke mbabwire rero baje kubasuhuza. Uyu mwanya niwo mbonye kuganira namwe kandi nkababwiza ukuri. Hari ikibazo cyananiranye kirananirana cy'abana babiri kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Instagram. Abo bana babiri banza witonde umenye abaribo. Urakora subscribe, sharing, liking, ubundi dukomeze umva abo bantu babiri, umve n'igisubizo cy'ibyo bibazo byabo. Umuntu witonda bikagaragara yuko yarezwe yorowe. Hari abantu buriya barimo kugenda bagaragaza umuco nk'aborowe, badafite umuco nk'uw'abantu. Abo bantu ubwo baba barorowe koko. Umuntu aritonda akajya imbere y'imbaga nyamwinshi agatuka abantu, akamera nka wa mukobwa ati njyewe ndatukanye, ati nutse nde mwambwamo. None nawe aritonda akajya imbaga y'abantu akabatuka, hamwe ntibigire icyo bibabwira na hamwe. Yego si uko comment, like, subscribe mukamukorera byose, kandi yabatutse yabamaze amaheri, ingegera, ibiki, abandi ngo mwabaye amagweja. Ubwo nimwahita mumenya uwo ari we. Abo bantu babiri ntago mubazi. Uvuga ngo abantu ni amagweja, uvuga ngo abantu ni ingegera, ntago mubazi. Ndashaka kubabwira neza abo bantu babiri. Nabashyize mu gatebo kamwe. Umwe yiriwe yisirisimba ku wundi ngo yaranutse, reka mbashyire mu gatebo kamwe bose. Umwe avuga ngo ni ingegera, undi ngo ni amagweja. Igweja, umuntu w'umugabo koko yabigweje? Nanjye reka ngire icyo mbivugaho. Nanjye ndi umugabo. Ubwo nanjye ntabwo yigeze ankuramo yanshyize muri ayo magweja yavuze. Undi nawe ngo abantu ingegera. Kuki ataba ingegera wenyine ngo abandi bose abareke? Nshatse kubabwira yuko ka kajwi akwiriye gutumirwa na RIB ikamwandikira amande, ikamuca amande, kuko nta muco afite. Mugira ngo niwe gusa? Aisha afite utuguru wajya ngo tw'inkurakura, ariko afite abantu bose akabahindura amagweja. Buriya nawe azatura Kigali se? Nubwo atunzwe n'umunwa, azatura i Kigali nawe. Abantu bose ngo ni amagweja. Yarabirebye ngo utari igweja niba ari iki? Reka tubanze tuve kuri ka kajwi. Birakwiye ko RIB yamutumira. Yamara kumutumira rero ikamwihanangiriza bwa mbere cyangwa bwa kabiri, kuko dukurikiranye ka kajwi neza ngo ni umuhungu wa Gatanazi. Ariko uwo Gatanazi niba nawe agira amafuti nk'ay'umuhungu we simbizi. Ngo ni mwene Gatanazi. Reka nkwereke inkomoko ye rero njyewe uburyo nyibona. Inkomoko ya mwene Gatanazi ntabwo yarezwe, yarorowe. Mwene Gatanazi yarorowe. Impamvu yorowe ngiyi: mwene Gatanazi nta kinyabupfura na kimwe. Wagira ngo ni inka bashyize mu kiraro, imaze kuba mu kiraro barayirekura ngo ijye mu bantu.
irirukanka icyo gihe yisanga mu bantu atari akwiriye kuba mu bantu. Ingegera, abashenzi, hari ibintu byinshi utabasha kuvuga. Noneho RIB nimutumiza izamwigisha ikinyabupfura, bazamuca amande amenye umuntu, amenye n'inyamaswa. Ibitutsi abivemo, ajye avuga nk'uvugana n'abantu, areke kwigira uko atari. Areke gutukana n'uriya mukobwa, cyangwa badukoze muri gereza utwo twana tubiri, Kahisha bagashyira muri gereza na Kakajwi bagashyiremo, kugira ngo iyo nkomati y'ibitutsi banze igabanyuke. Gahunda bafite niyo gutukana nta yindi. Ibaze nkanjye w'umusaza ndacyabarizwa mu bagabo, ubu ngo ndi ingegera. Amagweja. Bigaragare, ikintu natekereje kuri Aisha, naje gutekereza yuko bashobora kuba batanagira n'ubwiherero buriya iwabo. Iwabo nta bwiherero bagira. Aisha ni wa muntu atangiye kugafata, aramamaye da, amenyekanye n'icya kane cy'abantu batuye igihugu cy'u Rwanda baramuzi. Ubwo rero niyo mpamvu yitera hejuru kuriya, akishyira hejuru akiremereza cyane. Niyo mpamvu nta kindi. Ubwo rero igweja, ngo abantu bose ni amagweja, ariko igweja ryakabaye we, aho kugira ngo yitware neza nk'umukobwa, ejo azasabwa agende wa mugani, tuvuge mu bakinnyi ba filime havamo abakobwa bazima, ariko none agiye kuba igihumura. Ibyo yirirwamo bigiye kumugira igihumura. Ese nk'irangegera y'umwana yo ni Kakajwi, itari yarenga, igifite imyaka ingahe yo, itangiye kwisaza itutse abantu bose kuriya, ngo byo birangire gute? Igisubizo njye mbonye, babatumirize RIB, ibatware, ibafunge wenda byibuze buri umwe ukwezi, bavemo bafite uburere. Kuko baratukana by'indengakamere, baratukana cyane. Ise ni umugabo wa Aisha, none ngo abagabo bose ni amagweja. Ubwo yatutse ahereye iruhande, yatutse se, aratuka nyirarume, atuka sekuru. Buri mugabo wese urumva nta muco agira, nta muco bafite. Kuko ntabwo arobanura ngo avuge ngo wenda aka kana ni igweja ako se byo ubwo byaba bikwiye kuba kakwitwa igweja? Umuntu wamugeranya n'igweja bigakunda? Njyewe numvaga mfite umubare, ariko icyagira umwe banyegereza, nkamubaza basi, ufite uburenganzira namutera urushyi, kuko mubo yise amagweja nanjye ndimo. Reba umugabo ungana gutya, nkanjye nka Everman ungana gutya, nitwa igweja, ukabyitwa umukobwa agahumura mwene gatanazi nako gatuka abantu bose, kabahindura zangegera. Ariko nimureke ibyo tubiveho, twihangane. Bibaho kurumbya, bibaho. Twararumbije, turumbya Aisha, turumbya Kakajwi, abo bose tubabara nk'ibituro bihagaze. Mwitonda abo bose tujye tubabara nk'ibituro bihagaze. Vava mwiza aragiye, hasigaye ingegera zitukana gusa. Reka tubabare nk'ibituro bihagaze, twihangane. Ariko mwibuke gukora share, mwibuke gukora like na subscribe, nta kibazo, kugira ngo tujye dukomeza turyoherwe n'ibi biganiro byo kuri channel Everman Official cyangwa Everman TV. Bijye bikomeza bituryohere. Murakoze.
nakoze, ariko igisubizo RIB niyo yakiduha kuri ka kajwi nayishe. Nabasabira ibihano kuri RIB ikabakurikirana ikagira icyo yakora, kuko biriya birenze umuntu.